ahari wagiye wumva kenshi ababwirizabutumwa bavuga ko Yesu Kristo agiye kugaruka, kandi n'uyu munsi bakaba babivuga. Wagiye wumva benshi bavuga yuko kugaruka kwa Yesu kugomba kubanzirizwa n'ibimenyetso byinshi bitandukanye. Bimwe wabihaye agaciro, ibindi urabyirengagiza. Nyamara mu bimenyetso byose Yesu Kristo yavuze bizagaragaza kuza kwe, nta na kimwe abantu twakagombye kwirengagiza, kubera ko kwirengagiza kimwe cyo muri byo ni ugukora ikosa rikomeye cyane. Mbere rero yuko dutangira n'icyigisho, reka dusenge Imana. Data wa twese, Mana ikomeye, wowe byiringiro byacu dukesha kubaho, uhabwa icyubahiro. Waremye umuntu mu ishusho yawe, umuntu aracumura, nyamara ntiwamuretse ngo abe intabwa, ahubwo waramusanze maze umuha agakiza ku buntu, ubishimirwe. Rero turakwiragije ngo uzubane natwe kandi udukorere uko ushaka. Ibyo nibyo dusabye twize mu izina rya Yesu Kristo, amen. Rero nshuti muvandimwe na mushiki wanjye, hari ibimenyetso byinshi Yesu yavuze igihe yajyaga mu ijuru asubiye kwa se. Byinshi biri muri Matayo igice cya 24, ndetse byinshi turi kubirebesha amaso yacu uyu munsi. Ariko hari ikimenyetso yavuze simusiga, ikimenyetso gikomeye, ikimenyetso buri wese agomba guha agaciro. Ni amagambo aboneka muri Matayo igice cya 24 umurongo wa 14. Matayo igice cya 24 umurongo wa 14 haranditswe ngo, kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ndayasubiramo, kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Mu by'ukuri nshuti muvandimwe, ntabwo Yesu Kristo agomba kugaruka, cyangwa se ntiyakora ikosa ryo kugaruka abantu batarabanza kubwirwa ubu butumwa. Tugiye kureba umumaro wabwo ndetse n'icyo buri cyo. Abantu bagomba kububwirwa, bakabwanga cyangwa bakabwemera. Rero Kristo ntabwo yakora ikosa nk'iryo ryo gutaba abantu akaza abatunguye. Ahubwo uko byagenda kose, hari ibimenyetso birimo no kuvuga ubutumwa bwiza bigomba kubanziriza kuza kwe. Rero iyo usomye ukareba ubutumwa bwiza icyo ari cyo, ndetse ukareba n'icyo bumaze, ubutumwa bwiza, Yesu Kristo niwe butumwa bwiza ku munyabyaha, kuko igitambo cye ari cyo nkuru nziza yageze ku munyabyaha akimara gucumura. Iyo usomye mu Itangiriro igice cya 3 umurongo wa 15, hari amagambo nshaka ko tuhasoma tukareba inkuru nziza yageze ku munyabyaha iyo ariyo ndetse n'icyari cyabaye. Itangiriro igice cya 3 umurongo wa 15, hari amagambo avuga ngo, nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, ruzagukomeretsa umutwe nawe uzarukomeretsa agatsitsino. Rero icyo Imana yakoze ni ugushyira urwango hagati ya Satani ndetse n'umunyabyaha. Uru rwango rero rukimara gushyirwa hagati ya Satani n'umunyabyaha, umuntu yarabonye incungu. Bivuze ngo Yesu Kristo niwe waje gutandukanya umuntu na Satani, kandi iyo umuntu yemeye kumwakira nk'umwami n'umukiza we, abasha gukiza ubugingo bwe.
barakomeza bakavuga ngo Yesu wenyine niwe ushobora kubatura umunyabyaha mu ngoyi y'icyaha cyangwa se mu ngoyi z'icyaha. Nta muntu n'umwe ushobora kubatura umunyabyaha mu ngoyi z'icyaha, nta n'umwe. Uko yaba asa kose apfa kuba ava amaraso, nta n'umwe bishoboka ko yabatura undi mu bubata bw'icyaha. Irari ry'umubiri, ibyifuzo byanduye, imigambi mibisha n'ubwibone bitera umuntu kwimura Imana. Ibyo nibyo Yesu yaje kurimbura mu munyabyaha wari umaze gusayisha ku rwego rukomeye, maze akaba uw'umudendezo. Yesu Kristo ni icyo yaje gukorera umunyabyaha. Inkuru nziza rero ni Yesu Kristo, kuko iyo nkuru nziza iyo igeze mu munyabyaha yimenyaho ububi, akimenyaho ubugoryi, akimenyaho ubupfapfa, binyuze muri Mwuka Wera, nk'uko tugiye kubisoma muri Yohana igice cya 16 umurongo wa 8. Yohana igice cya 16 umurongo wa 8 hari amagambo ahari ngira ngo dusome twumve icyo Umwuka Wera amaze ku munyabyaha. Icyo Umwuka Wera amaze ku munyabyaha ni kigari kandi gifite umumaro. Igice cya 16 Yohana haranditswe ngo, umutwe w'amagambo uhari uravuga ngo umumaro Umwuka Wera azabagirira. 7 niho mpera. Ariko ndababwira ukuri yuko ikizagira icyo kibamarira ari uko ngenda, kuko nintagenda umufasha atazaza aho muri, ariko ningenda nzamuboherereza. Ubwo azatsinda ab'isi, abemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Nta muntu n'umwe ushobora gutsinda umunyabyaha mugenzi we uretse Umwuka w'Imana binyuze mu ijambo ryahumetswe nayo. Rero umufasha Kristo yasezeranye ni Umwuka Wera. Niyo mpamvu umuntu wese ubabariwe ibyaha agomba kuba yatsinzwe na Mwuka Wera, akamutsinda ku rugero runaka, maze kubwo kwemezwa ibyaha bye akababarirwa na Kristo nyuma yo gusaba imbabazi. Rero umunyabyaha abohorwa na Yesu Kristo mu ngoyi z'ibyaha birimo irari ry'umubiri, ibyifuzo byanduye, imigambi mibisha n'ubwibone bitera umuntu kwimura Imana. Ijambo ry'Imana ry'ubutumwa bwiza ni nk'inkota ityaye amugi yombi. Iyo ryigishijwe mu kwera kwaryo kose, ryahuranya umutima w'umunyabyaha agasanga ari uwo kurimbuka. Ijambo ry'Imana aho ryigishijwe mu kuri kose kandi mu kuri kuzuye, ritsinda umunyabyaha, maze umunyabyaha agasangwa ari uwo kurimbuka, ntacyo amaze uretse kurimbuka. Iyo amaze kwiyumvamo ko ari uwo kurimbuka, icyizere yacyitakarije, bigenda bite? Inkuru nziza kuri uwo munyabyaha wizinutswe ni iyi: ibyaha byawe urabibabariwe. Iyi niyo nkuru nziza ku munyabyaha wizinutswe. Iyo umunyabyaha amaze gutsindwa akabura amahoro mu mutima, akumva ari uwo kurimbuka, nta kindi yabasha gukora ngo kimuhe amahoro, maze akisunga Umwami Yesu Kristo wapfiriye ibyaha bye, yumva inkuru nziza ivuga ngo ibyaha byawe urabibabariwe. Ngiryo isezerano umunyabyaha agirana n'Imana, nuko Imana imubabarira ibyaha yakoze binyuze mu kwizera igitambo cy'i Karuvari. Ibyaha byawe urabibabariwe. Isezerano ryo gukira no gutsinda icyaha, ibyiringiro by'ubugingo buhoraho,
kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Yohana igice cya 3:16. Muri make, ubutumwa bwiza bwereka umunyabyaha wihebye uburuhukiro nyakuri, bukamuhesha amahoro n'ihumure ryo mu mutima. None ikibazo ubazwa uyu munsi, ubu buruhukiro urabufite? Ibi byiringiro urabifite? Aya masezerano urayafite? Amahoro yo mu mutima wahawe na Yesu Kristo urayafite? Cyangwa ni ibipapirano wagiye utoragura hirya no hino bidafitanye isano n'ijambo ry'Imana? Rero mbere y'uko Yesu agaruka, kimwe mu bimenyetso bikomeye ndetse kinakomeye kurusha ibindi ni ukwigisha ubutumwa bwiza, ni ukwereka abantu bacumuye Yesu Kristo ndetse bakarangirwa n'inzira yo gukiriramo. Inzira yo gukiriramo ni Yesu Kristo n'ubundi, kandi nta wundi muntu upfa ushobora gukiza umunyabyaha. Rero hari ibindi bikorwa bigomba kubanziriza kugaruka kwa Yesu Kristo. Icyitonderwa, ibyanditswe byera muri Matayo igice cya 24 byagaragaje neza ko ubu butumwa bwiza bw'ubwami bugomba kwigishwa amahanga yose, bukaba ubuhamya bwo guhamiriza amahanga, maze imperuka igahera ko ikaza. Ntabwo ubu butumwa bubwirizwa mu gitugu. Ubu butumwa ntawe ubuhatira undi, wabwemera cyangwa ukabwihorera. Byose ni uburenganzira bwawe, ariko icyo nakwifuriza ni uko wabwemera bukakubatura mu bubata bwa Satani. Rero mbere y'uko Yesu agaruka, icya mbere kigomba gukorwa twakibonye, ni ukubwiriza ubutumwa ku isi yose, ni ukumenyesha abantu yuko Yesu Kristo ari we buye rikomeza ifuruka, ko nta wundi agakiza kabonerwamo uretse we gusa. Ni ukumenyesha abantu ko Yesu Kristo agiye kugaruka, abantu babyanga babyemera, babifungira abantu batabibafungira, Yesu Kristo agomba kwigishwa mu mwuzuro we, nta guca ku ruhande. Rero ikimenyetso cya kabiri kigomba kubaho mbere y'uko Yesu agaruka ni ibyago by'imperuka 7. Ibyago by'imperuka 7 biboneka mu Byahishuwe igice cya 16. Ibyago 7 by'imperuka ntabwo bishobora kubaho ubutumwa bwiza butarabwirwa abatuye isi, ntabwo bishoboka. Iyo usomye mu Byahishuwe igice cya 16 hari amagambo akomeye cyane nshaka ko dusoma tukareba icyo ibyanditswe byera bivuga, hanyuma buri wese agafata ingamba zo gukiza ubugingo bwe cyangwa se kubuzimiza. Hari umutwe w'amagambo uvuga ngo ibyago by'imperuka bitera. Numva ijwi rirenga rivugira muri rwa rusengero ribwira abo bamarayika 7 riti, nimugende musuke mu isi izo nzabya ndwi z'umujinya w'Imana. Uwa mbere aragenda asuka urwabya rwe mu isi, abantu bafite ikimenyetso cya ya nyamaswa bakaramya igishushanyo cyayo, bafatwa n'ibisebe bikomeye bibi. Uyu ni marayika wa mbere usutse urwabya rwe mu isi. Abantu baramya inyamaswa. Inyamaswa tubyumvikaho neza, ntabwo ari ihene, ingurube cyangwa se inkoko, ahubwo inyamaswa ni ubutegetsi, nk'uko muri Daniyeli igice cya 7 habisobanura. Ubwo rero umuntu wese uzabaramya ubwo butegetsi ari bwo bw'ubupapa, tunabivuge tubyerure, ikizamubaho nicyo ibyanditswe byera bimaze kuvuga.
iyo usomye muri Daniyeli igice cya 7 hari amagambo ahari asobanura inyamaswa icyo ari cyo. Haranditswe ngo gusobanura inzozi za Daniyeli. Jyewe Daniyeli ibyo neretswe bintera agahinda mu mutima, birambabaza cyane. Nyuma negera umwe mu bari bahagaze aho mubaza amashirakinyoma y'ibyo byose, arabimbwira ansobanurira impamvu zabyo. 17 ati izo nyamaswa nini uko ari enye nibo bami bane bazaduka mu isi. Rero inyamaswa bisobanuye ubwami cyangwa se ubutegetsi. Ubwami buriho uyu munsi ni ubwami bwa nyuma, aribwo bw'ubupapa buzarimburwa na Yesu Kristo ubwe. Ubwo rero umuntu wese wiyemeje kubukurikira ndetse agakurikira n'impuzamadini cyangwa se impuzamatorero igishushanyo cy'inyamaswa, uwo nguwo niyitegure ibyago 7. Nyamara si icyo namwifuriza, ahubwo namwifuriza guhindukira. Ikimenyetso cya 3 kizaba mbere y'uko Yesu agaruka ni ukugaruka kwa Kristo, kuko ntabwo nyuma y'ibyago 7 nta kindi kizakurikiraho uretse kugaruka kwa Yesu. Ntabwo rero kugaruka kwa Yesu kwabaho ubutumwa bwiza butarabwirizwa n'ibyago bitarasukwa ku nkozi z'ibibi z'abanyabyaha banze kwihana, ahubwo bagatsimbarara ku byaha bikomeye biba mu mitima yabo byayishegeshe. Hanyuma igikurikiraho abera bapfuye bazazuka. Uwo ni umuzuko wa mbere. Twibukiranye yuko hazabaho imizuko 2. Umuzuko w'abera uzabaho Yesu agarutse bwa mbere. Hanyuma ikizakurikiraho Satani abohwa. Abera bamaze kuzurwa, Satani azabohwa, hanyuma amare imyaka 1000 aboheye mu isi. Hanyuma ikizaheruka abera bajyanwa mu ijuru. Satani namara kubohwa, abera bazajyanwa mu ijuru. Hanyuma imyaka 1000 izaba hagati y'imizuko 2, isi yabaye umusaka. Noneho imyaka 1000 nimara gushira hazakurikiraho iki? Twibukiranye yuko iyi myaka 1000 ni ihame rya Bibiliya, kubera yuko biboneka mu byahishuwe igice cya 20 niho dusoma amagambo avuga ngo Satani abohwa abakiranutsi bimana na Yesu imyaka 1000. Twibukiranye yuko iyi si yahawe imyaka 600. Iryo ni ihame rya Bibiliya, kubera yuko Imana yaremye mu minsi 6, hanyuma ibyanditswe byera bivuga yuko umunsi umwe ku Mana ungana n'imyaka 1000. Iyo ufashe iminsi 6 ugakuba 1000 ubona 600. Hanyuma mu itangiriro Imana iruhuka ku munsi wa 7, umunsi w'isabato. Bivuze ngo imyaka 7 ikaba iruzuye. None rero no mu ijuru abantu bazaruhuka imyaka 1000, washyiraho imyaka 600 bikuzura 7,000. Ubwo bivuze ngo imyaka 1000 abantu bazaruhuka mu ijuru ihwanye n'isabato y'umunsi wa 7. Imana yacu ihabwa icyubahiro cyane, kubera ko ibyo yavuze byose ari ukuri kandi yiteguye kubishyira mu bikorwa. Rero ibyahishuwe igice cya 20 havuga yuko mbona marayika amanuka ava mu ijuru afite urufunguzo rufungura ikuzimu, afite n'umunyururu munini mu ntoki ze. Afata cya cyoka aricyo ya nzoka ya kera, ariyo mwanzi na Satani, akibohera kugira ngo kimare imyaka 1000. Akijugunya ikuzimu, arahakinga, ashyiraho ikimenyetso gifatanya kugira ngo kitongera kuyobya amahanga kugeza aho iyo myaka 1000 izashirira. Icyakora nishira gikwiriye kubohorerwa kugira ngo kimare igihe gito. Nshuti muvandimwe na mushiki wanjye,
umutware ab'isi bakorera agiye kubohwa, kandi azabohwa igihe kingana n'imyaka 1000. Ndifuza ko ibi bintu wabiha agaciro ku rwego rwabyo. Noneho nyuma y'imyaka 1000 hazakurikiraho iki? Nyuma y'imyaka 1000 hagomba kubaho umuzuko wa kabiri w'inkozi z'ibibi. Ntabwo abakiranutse bazazukana n'inkozi z'ibibi, oya, abakiranutse bazabanza bazuke, hanyuma nyuma abanyabyaha, inkozi z'ibibi nazo zizuke. Nkwifurije kutazaba muri izo nkozi z'ibibi, ahubwo ukaba mu bakiranutsi bazazuka mu muzuko wa mbere. Ariko biraterwa n'iki? Biraterwa n'agaciro wahaye ubutumwa bwiza bw'ubwami, ari bwo gutsindishirizwa n'ubuntu bwo kwizera, cyangwa se kubabarirwa ibyaha, cyangwa se kwihana ibyaha. Igikorwa cya mbere kizabaho nyuma y'imyaka 1000, umurwa wera umanuka. Ubwo ni Yerusalemu izamanuka ivuye mu ijuru. Ikizakurikiraho, Kristo n'abera bava mu ijuru. Abera bagiye mu ijuru ku muzuko wa mbere, none ku muzuko wa kabiri bavuye mu ijuru baramanutse. Ikizakurikiraho, abanyabyaha bapfuye bazuka. Abanyabyaha nabo umuzuko wabo uzaba ugeze. Mbese bazaba bazukiye ubugingo buhoraho? Oya, ahubwo bazaba bazukiye kurimbuka by'iteka ryose no gutwikwa bagahinduka ivu, ubutazongera kwibukwa ukundi. Ntabwo nakwifuriza kuzaba mu bantu bazazuka mu muzuko wa kabiri. Igikorwa kizakurikira ho nuko Satani abohorwa. Mu muzuko wa mbere Yesu amaze kugaruka bwa mbere yaboshye Satani, ariko hano mu muzuko wa kabiri nyuma y'imyaka 1000 Satani arabohorwa. Hanyuma ikizakurikiraho, abanyabyaha barimbuka buheriheri, ubutazongera kwibuka. Hanyuma abera bahabwa ubwami. Reka dusome mu Byahishuwe igice cya 21 twumve. Haranditswe ngo, iby'ijuru rishya n'isi nshya. Mbona ijuru rishya n'isi nshya, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byashize, n'inyanja yari itakiriho. Mbona ururembo rwera Yerusalemu rumanuka ruva mu ijuru ku Mana, rwiteguwe nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we. Numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe rivuga riti, dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu, kandi izaturana nabo bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izabana nabo ibihe nabo iba Imana yabo. Izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bishize. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ibya mbere bizaba byashize, bizarangira n'umuzuko wa kabiri, isi ihindurwe nshya, abantu bahabwe isi idashira. None uhagaze mu ruhe ruhande? Imana y'amahoro igufashe kugira ngo wumve neza icyo ushakaho n'ijuru, yuko ari ukwihana. Kandi kwihana nta wundi ubabarira ibyaha uretse Yesu Kristo. Isomo risoza riraboneka mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 4 umurongo wa 11 kugera kwa 12. Imana ihire gusomwa kw'ijambo ryayo. Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 4 umurongo wa 11 kugera ku wa 12. Haranditswe ngo, Yesu niwe buye ryahinyuwe namwe abubatsi, kandi ryahindutse irikomeza imfuruka, kandi nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Ntabwo dukirizwa mu izina rya papa, ntabwo dukirizwa mu izina rya musenyeri, ntabwo dukirizwa mu izina rya karidinari, ntabwo dukirizwa mu izina rya padiri runaka, ntabwo dukirizwa mu izina rya pasiteri runaka, ntabwo dukirizwa mu izina rya shehe,
ntabwo dukirizwa mu izina ry'umuntu uwo ari we wese uva amaraso, ahubwo dukirizwa mu izina rya Yesu Kirisito. ubwo umuntu wese wababariwe ibyaha n'abantu, niba adasanze Yesu Kristo ngo abe ari we umubabarira ibyaha by'ukuri, niyitegure umuzuko wa kabiri. Nyamara si icyo namwifuriza, kandi nanjye icyo sinakiyifuriza, ahubwo ibyo nifuriza buri wese ni ukuzabaho mu muzuko wa mbere, aho Kristo azabana natwe mu ijuru, ndetse tukazabana mu isi nshya. Ibyo nibyo nkusabiye, nanjye mbyisabira mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Dusenga Imana. Data, urakoze kubw'ijambo ryawe, utweretse uko ibintu bigomba gukurikirana, utweretse uko ubutumwa bwawe bugomba kubanza kubwirwa abatuye isi. Nyamara turi abanenganenzi kubw'ijambo ryawe. Iby'isi biradutwaye, bidushyize mu bubata bwa Satani. Tubabarire kugira ngo duhinduke kandi duhindukire. Niduhindukira utubabarire, kuko uri umubyeyi w'imbabazi. Bana natwe mvu gusenga kwacu, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.